hari ijambo uzi rikomeye umubyeyi ashobora kubwira umwana we riruta byuka ujye ku ishuri utazaba imbwa. Ngira ijambo umwana wese ashobora kubwirwa rikazamuherekeza kugeza ashaje. Uwaguha ubushobozi bwo kugira ikintu ukuraho kikava muri ubu buzima bwacu ntihazagire uwongera kugira aho ahurira nacyo, wakuraho iki? Hari benshi bakwifuza gukuraho ishuri, amafaranga, umurimo, ibyorezo, ibiza, intambara. Hari abakwifuza gukuraho inzara, gusaza ndetse n'ibindi byinshi. Wigeze wisanga uhanze amaso kuri plafond isaa 9 z'urukerera wibaza inzira uri bukoreshe kugira ngo ushobore kurenza uwo munsi uje? Bamwe muri twe twanyuze mu bihe nk'ibi ngibi, aho wisanga ubuzima bumeze nk'umuhengeri utagira ingano ukuzunguza ukagukoza hirya no hino. Niba ibi ngibi byarakubayeho ariko uyu munsi ukaba ugihagaze, uri umutsinzi. Kubera iki? Kubera ko ubuzima ari 10% by'ibikubaho na 90% by'uburyo byitwaramo ukabisohokamo cyangwa se bikaguhitana. Ni inshuro zingahe mu mibereho yawe ubuzima bwagukubise hasi cyane ugahekenya umucanga? Niba warabirokotse, birasa naho byashakaga kureba niba ufite imbaraga zo kongera kweguka ngo ukomeze urugendo rw'ubuzima. Ni ibyago bisa n'ibigamije gushyira ubudaheranwa bwacu mu igerageza kugira ngo harebwe uko tubukomeyeho. Ni gute umuntu anyura mu bihe nk'ibi ngibi akagira imbaraga n'umurava aho kumuhitana ahubwo bikamusigira ingufu zo gukomeza? Ni gute umuntu yubaka ubudaheranwa bumurenza ibyago byinshi n'imihengeri y'ubuzima? Uwo ari we wese washaka kuvuga akababaro, kuvuga ubuzima bukomeye, kuvuga ibikomere by'umubiri n'iby'umutima, ntabwo yareka kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi mu nguni zayo zose. Ukubabara abayizize bapfanye, ububabare n'agahinda abayirokotse basigaranye, ariko nanone ntabwo wareka kuvuga ubudaheranwa. Ngira ijambo rikwiye ku bantu banzwe, abantu babujijwe uburenganzira, bagatotezwa, bagaterwa ubwoba, bakicwa urubozo, bakicirwa ababo, bakabaho mu ishavu n'agahinda, ariko bakanga kuba imbohe z'ibi byose, ahubwo bakazanzamuka, bakiyubaka. Uyu munsi bakaba bafasha abandi. Umviye inkuru y'ubudaheranwa. Iyi ni inkuru nasomye mu gitabo cyitwa Le chagrin de ma mère, un trésor caché sous une montagne. Agahinda ka mama, ubutunzi buhishe mu mabanga y'umusozi. Ni igitabo cya Hagenimana Antoine. Iyi ni inkuru y'ubuzima bwa Antoine, ubuzima yabayemo kuva avutse, inzira igoye yanyuzemo akiri muto, inzira y'umusaraba yanyuzemo mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko cyane cyane ni inkuru y'ubuzima bushaririye umubyeyi we yabayemo bwamwubatsemo ubudaheranwa, bwatumye ibyagombaga kumwica ahubwo bimuviramo imbaraga zo gukomeza kubaho no kurera abana be. Mu mwaka w'1983 mu cyahoze ari komini Kamembe muri segiteri ya Nkanka, ni muri Cyangugu ahitwa Igitwa, niho havutse umwana w'umuhungu, Hagenimana Antoine. Yavutse mu muryango w'abahinzi borozi. Kuvukira mu muryango mugari ufite abantu, ukavuka ku babyeyi bashyingiranywe kandi bifuzaga umwana, byari bisobanuye kuvukiye mu byishimo. Urugendo ku isi ubu rutangiye neza. Ngaba ababyeyi bishimye bareba umwana wabo akura neza, umwana atarwaragurika, yishimiye ubuzima, atanga icyizere cyo kuzagera ejo hazaza heza. Nguyu umubyeyi w'umumama unezerewe cyane, ugaragiwe n'umuryango yashatsemo umukunda kandi akumva atekanye igihe cyose akikijwe nabe. Hagenimana Antoine yonse kugera ku myaka 2 y'amavuko. Ise Ngarambe Deo yamukundaga byabuze urugero. Buri mugoroba yamufataga ukuboko bagatembera mu baturanyi, bagasura inshuti n'umuryango, nk'umubyeyi n'umwana bizihiwe. Ababyeyi babyara Ngarambe Deo, no kuvuga sekuru na nyirakuru wa Hagenimana Antoine, ntabwo bari bakiriho.
bari barashaje, ariko abavandimwe ba se, ni ukuvuga ba se wabo na ba nyirasenge, bo bari bakiriho uko ari 4. sekuru na nyirakuru babyara nyina bo bombi bari bakiriho, ndetse n'abandi bana babo. Mu buzima bumeze butyo, akikijwe n'abe bose bamukunda, ubwonko bwa Hagenimana Antoine bwatangiye gukura neza, kandi no mu gihe, kuko kuri iyi myaka icyo yari akeneye cyari urukundo n'abafatiraho urugero rwiza. Yari ari mu myaka umwana bari mu gihe cyo kwiga yigana bari hafi ye, cyane cyane ababyeyi be. Yari mu gihe cyo kwisanisha na se no gushaka kumera nka we. Muri iyi myaka ikintu kibi kuruta ibindi cyari kumubaho cyari ukubura ababyeyi be cyangwa se umwe muri bo. Nibyo byamubayeho. Ngiyi intangiriro y'umusozo w'ibyishimo by'uyu mwana w'umuhungu. Mu 1986 ubwo Hagenimana Antoine yari afite imyaka 4 y'amavuko, ise Ngarambe Deo yafashwe n'indwara y'amayobera. Ntabwo yarwaye igihe kirekire, yapfuye mu cyumweru kimwe gusa. Inkuru y'ikimenamutwe kuri Hagenimana Antoine. Byabaye nkaho abuze rumwe mu ngingo z'umubiri we. Ni nkaho ubutaka yari ashinzeho ibirenge bwarindimutse abireba. Nta gushidikanya na nyina yiyumvise uko. Uyu mubyeyi niwe iyi nkuru ishingiyeho. Hari hashize imyaka 4 yonyine ashakanye na Deo Ngarambe, ise wa Hagenimana Antoine. Uyu niwe mwana wenyine bari bafite. Nguru urupfu rwabaye intangiriro y'ubuzima busharira kuri uyu mwana w'umuhungu na mama we. Ngiyi intangiriro y'urugendo. Iyo umuntu yapfakaraga yahitaga ashyingirwa umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera. Niba ari umugore upfakaye yahitaga ashyingirwa umwe muri baramube. Niba ari umugabo upfakaye nabwo byagendaga uko. Yashyingirwaga umwe mu bavandimwe b'umugore we nyakwigendera, cyangwa se undi muntu wo muri uwo muryango. Abana yabyaranye na nyakwigendera barerwaga n'uwo muryango kugera bakuze. Ikibazo cyabaga igihe umuryango uwapfakaye yashatsemo utamwishimiye nyuma y'urupfu rw'uwo bashakanye. By'umwihariko ku umugore wapfushaga umugabo, iyo umuryango yashatsemo wabaga utakimwishimiye ngo mushyingire umuvandimwe wa nyakwigendera cyangwa se undi muntu wo muri uwo muryango, waramwirukanaga agasubira iwabo cyangwa akajya gushaka ahandi, kandi abana yabyaranye na nyakwigendera akabasiga bakarerwa n'umuryango wa nyakwigendera. Ngaha aho agahinda ka nyina wa Antoine Hagenimana gafite inkomoko. Mwibuke, Antoine Hagenimana niwe mwanditsi w'iki gitabo turimo gusoma. Agahinda ka mama, ubutunzi buhishe mu mabanga y'umusozi. Ise wa Hagenimana Antoine, Ngarambe Deo, akimara gupfa mu 1986, abavandimwe be aribo ba nyirasenge na ba se wabo bafashe icyemezo cyo kwirukana nyina. Turi mu 1986. Antoine Hagenimana yari afite imyaka 4 y'amavuko. Uyu mubyeyi yabwiwe ko agomba kuva muri urwo rugo agasubira iwabo cyangwa se akajya gushaka undi mugabo ahandi, kandi agasiga umwana yabyaranye na nyakwigendera ari we Antoine Hagenimana, umwanditsi w'iki gitabo. Akamusiga mu muryango wo kwa se, ntamujyana aho agiye gushaka undi mugabo. Mu muco w'Abanyarwanda umwana yabaga ari uw'umuryango wa se kuruta uko ari uw'umuryango wa nyina. Uyu mwana Antoine Hagenimana bahise bamujyana kurererwa mu muryango wa Mwemerashyaka Celestin, ari we se wabo, murumuna wa se Deo Ngarambe. Byari ibyago bitagira inyito, bisa n'ibibereye icyarimwe. Iri ni ihungabana rigenda ryibika imbere mu mibereho ya muntu, yabura ubudaheranwa rikamuzonga, rikamushegesha, rikaba ryamuhitana. Rimwe na rimwe ibikorwa dukora biragenda bikibika mu bwonko bwacu, bikazadukurikirana mu mibereho yacu, bikazatwubaka cyangwa bikadusenya. Umuryango mushya uyu mwana yari agiye kurererwamo ari wo wa se wabo Mwemerashyaka Celestin wamushyize mu ishuri, ariga aratsinda. Mu 1991 uyu mwana Antoine Hagenimana yari ageze mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Birumvikana ubuzima bwarakomeje.
uyu mubyeyi nyina wa Antoine yapfakaye afite imyaka 24 y'amavuko. Akimara kwirukanwa mu muryango yashatsemo, yashakanye n'undi mugabo, babyarana abandi bana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ubwo ni abavandimwe ba Hagenimana Antoine, ariko kuri nyina gusa. Uyu mubyeyi yacuruzaga imbuto ahatari kure y'ishuri umuhungu we w'imfura Antoine Hagenimana yigagaho. Rimwe na rimwe barahuraga, ubundi uyu mwana akajya kumureba aho yakoreraga. Bahuraga rwihishwa bakaganira. Bashoboraga kumara amasaha 2 cyangwa hejuru yayo baganira. Uyu mubyeyi wabaga kumbuye umuhungu we batandukanijwe batabishaka. Uko bahuraga yamubazaga uko ku ishuri bimeze, akamubaza ubuzima bayemo mu muryango wo kwa se wabo wamureraga. Uyu mwana yari muto cyane, kandi aho yabaga kwa se wabo ntabwo yari afite umwitaho mu buryo bw'umwihariko buhagije ngo amenye byose akeneye. Ntabwo yari afite isuku ihagije ku mubiri. Uko bahuraga yaramwitegerezaga cyane, akamukora mu misatsi, akamuhobera cyane, akamwiyegereza cyane, rimwe na rimwe agasuka amarira ashyushye cyane, nk'umubyeyi ureba umwana we kandi atemerewe kubana nawe ngo amwiteho. Yaramubwiraga ati sinakujyana mu rugo nashatsemo, umugabo wanjye atazakugirira nabi. Ikindi kandi ukwiye kugumana n'ababyeyi bakurera, ukabumvira mwana wanjye, kandi ukiga ugatsinda ngo utazabimbwa. Buri gihe gutandukana kwabo ntabwo kwabaga koroshye. Yaramubwiraga ati mwana wanjye ndagukunda, ati taha tuzasubira Imana nibishaka. Nuko akamuha imbuto nyinshi nk'imineke n'imyembe ku byo yacuruzaga. Nuko umwana w'umuhungu agafata inzira agataha n'umutima uremereye, akagera mu rugo agomba guhisha ko ajya ahura na nyina rwihishwa. Yabaye muri ubu buzima igihe kinini. Uku guhura rwihishwa byubatse ikintu gikomeye ku mutima w'uyu mwana w'umuhungu no mu mitekerereze ye igihe kirekire. Nyuma yo guhura na nyina bakamarana amasaha cyangwa se iminota runaka, ubwenge bw'uyu mwana w'umuhungu bwamubwiraga ko afite umurinzi umuri hafi, ndetse bukamwizeza ko afite uwo yakwirukira igihe icyo ari cyo cyose. Ariko nanone bwamubwiraga ko yakabaye amusanga bakabana. Gusa ntabwo cyari igihe gikwiye cyo gufata uyu mwanzuro. Byashoboraga guteranya imiryango, kandi nawe yari kuba atangiye kujarajara mu mibereho n'uburere. Ibibazo bibiri byamusigaye mu mutwe. Byari ngombwa guhura na nyina rwihishwa azi neza ko batari bugumane. Byari bifite mu maroki. Ngibi ibibazo bibiri byamugumye mu mutwe. Bisa naho rimwe na rimwe ibyago biza bishoreranye. Umugabo wari warashakanye na nyina wa Antoine Hagenimana nyuma y'urupfu rwa se nawe yaje gupfa, azira urupfu rutunguranye. Uyu mubyeyi abapfakaye bwa kabiri mu gihe cy'imyaka yegeranye. Bisa no gukomereka ahantu hari hasanzwe hari igikomere. N'agahinda kaje kiyongera ku kandi. Reka twihute. Turi mu 1994. Ubuzima bwari bukomeje nubwo bitari byoroshye. Mu gihugu gutegura jenoside yakorewe abatutsi byari bigeze kure, ndetse haburaga gato ngo itangire gushyirwa mu bikorwa. Interahamwe ku musozi wa Gitwa aho Antoine yari atuye zahoraga zitoteza abatutsi. Mu mashuri kenshi abarimu bahagurutsaga abanyeshuri, abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi ukwabo. Antoine Hagenimana akerekwa ahagarara ku ruhande rw'abatutsi, atarazi icyo bisobanuye. Ise wabo Mwemerashyaka Celestin wamuriraga nawe yafunzwe kenshi yitwa icyitso. Antoine ntabwo yasobanukirwaga impamvu y'ibyo byose biza bishoreranye. Ntigeze asobanukirwa impamvu hari abagabo bafite intwaro gakondo bahoraga bazi wabo bagatoteza se wabo, ndetse rimwe na rimwe bakamutwara. Rimwe na rimwe bararaga bumva induru mu baturanyi, ababyeyi bakababwira ko interahamwe zirimo gutwikira abatutsi. Ibyago ntabwo byari byiteguye kurangira mu muryango wa Antoine Hagenimana. Iki gihe yari afite imyaka 11 y'amavuko.
ibyumweru bibiri mbere y'uko jenoside yakorewe abatutsi itangira, ise wabo wamureraga Celestin Mwemerashyaka yapfuye urupfu rutunguranye. Antoine ababuza undi mubyeyi. Ibyo nabyo biramuhungabanya, bimutera igikomere gikomeye. Bakiri mu marira, umwe muri ba nyirasenge nawe apfa urupfu rutunguranye, ku buryo bamushyinguye ku munsi wo gukura ikiriyo cya se wabo Mwemerashyaka. Uguhungabana k'uyu mwana w'imyaka 11 kwari kurimo kurushaho gufata indi ntera. Ntabwo umutima we washoboraga gutuza. Ni mu 1994 Antoine yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4 muri uwo mwaka, benshi mu bagize umuryango wa Antoine ku ruhande rwa se bari mu rugo kwa Mwemerashyaka wari uherutse gupfa. Niho Antoine yarererwaga. Bari mu kiriyo kubera ko bari bamaze gupfusha abantu babiri mu gihe kimwe. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994, ubwo bumvaga kuri radio ko indege wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarashwe, abari muri urwo rugo bose banzuye ko atari byiza kuhava. Barahirirwa koko. Bugiye ku itariki ya 7 jenoside iratangira. Bose birirwa muri urwo rugo ntawe usohoka. Buracya ku ya 8 nabwo birirwaho, ariko bumva inkuru z'abishwe ku musozi wa Gitwa aho bari batuye, ndetse no ku yindi misozi yari bakikije nka Rwahi n'ahandi. Ku itariki ya 9 isa 9 z'igicamunsi nibwo igitero cya mbere cyageze iwabo Antoine. Bica abantu bose usibye Antoine wabacitse kubera ko yari azi kwiruka cyane ajya kwihisha mu masaka. Yari umwana uzi kwiruka, banamwitaga Rutoni. Undi wabacitse ni mubyara wa Antoine uzamushaka, ndetse na nyirasenge Nyirakwibuka wacikanye undi mubyara we Akimana Aphrodise. Kuva icyo gihe inzira y'umusaraba kuri Antoine iratangira. Reka sinirirwe mbabwira uko yagiye muri ayo masaka akayirirwamo kugeza bwije. Reka simbabwire uko yavaga mu masaka mu ijoro akajya kwa Faustin Havugimana bari baturanye, bakamugaburira agasubira mu masaka. Reka simbabwire uko yageze kuri paroisse ya Nkanka, ibitero bikaza bikahicira benshi, barimo nabo mu muryango wo kwa se bose bari basigaye bagashira, ariko wakongera kuharokokera. Ni ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 4. Ahubwo reka mbabwire uko yaje kugera kuri komine Kamembe ku itariki ya 19, akongera guhura na nyina, akongera kubona nyirakuru, akabona sekuru na ba nyina wabo babiri, akabona nyirarume n'abandi bo mu muryango wo kwa nyina. Nyina akimukubita amaso yamuguriye avoka kuko yarashonje. Ako kanya interahamwe ziba zirongeye zigeza aho ngaho zitangira kwica abantu. Sekuru Shyirambere na nyirarume Ngirinshuti bicirwaho. Uwo munsi nabwo Antoine yamenye ko se wabo wari usigaye yiciwe Rwahi. Bamushyize ku giti ngo bereke abantu ko abatutsi bareshya. Kuri iyo tariki kuri komine Kamembe naho yongeye kuburanira na nyina. Nyina yerekeje Rwahi, aza kumva amakuru ko hari abatutsi benshi bahungiye Nyarushishi. Afata icyemezo cyo kujya kuhashakira abana be babiri barimo Antoine. Cyari icyemezo gikomeye kuko yagombaga kunyura kuri bariyeri nyinshi. Ibyo yahuriye nabyo muri iyo nzira y'umusaraba ntibigira izina. Byamenyekanye mu mwaka wa 2005 ubwo Kera Kabaye yemeraga kubibwira umujyanama mu by'imitekerereze mu muryango Avega Agahozo. Yemeye kubana nabyo mu gihe kirenga imyaka 10 ntawe uzi byamubayeho. Dore byamubayeho. Mu nzira ava Rwahi ajya Nyarushishi mu nkambi gushakisha y'abana be, yahuye n'interahamwe. Ziramutwara, ziramubohoza, zimugira ingwate. Zamufashe ku ngufu mu gihe cy'ibyumweru 3, zivuga ko ari igihembo cy'akazi ko kwica abatutsi zirwaga zikora. Zamwisha urubozo, zimukiniraho ku buryo atanamenye umubare w'abamufashe ku ngufu. Yari yarahindanye, atagira kenda ko kwambara. Yari afite agahinda katumaga ahora yibaza impamvu atishwe mbere.
nyuma y'ibyumweru bitatu izi nterahamwe zaramurekuye aziva mu nzara afite icyemezo cyo gushaka uko yakwiyambura ubuzima. Nuko afata inzira yerekeza mu nkambi ya Nyarushishi. Gusa akigera i Nyarushishi akubise amaso abana be, icyemezo cyo kwiyahura arakireka. Aya ni amakuru yahaye umukozi wa Avega Agahozo Mukakoroni Colette mu 2005. Kuva ubwo yabayeho acecetse, nta wari uzi icyamubayeho, yari yarihebye. Ubwo ingabo za FPR inkotanyi zahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi, abantu bose bari bishimiye ko bakiriho nubwo bari bafite ibikomere ku mubiri no ku mutima. Gusa we isura ye yari yarijimye bihoraho. Ubuzima bwe bwari bwarahindutse ubutazasubira uko bwahoze. Iki gihe abo mu muryango wo kwa se wa Antoine, no kuvuga umuryango yari yarashatsemo bwa mbere, bari barashize. We n'umuhungu we Antoine basubiye aho bari batuye, bubaka muri iryo tongo. Ariko icyo gihe ntabwo yari akimeze nk'uko yahoze, ntiyari akivuga, yari yarabaye undi muntu. Uwigeze kumumenya mbere wese yarabibonaga ko hari ikintu cy'indengakamere cyamubayeho, ariko ntawe yashoboraga kukibwira. Akawa mugani ngo hatakanyira ubukozwemo, uwo buteruranywe n'ikibo yicecekeye. Uyu mubyeyi yabayeho ubuzima bumugoye imbere muri we. Yari ubwe wenyine wari uzi ibyamubayeho. We wenyine yashoboraga kubitekereza. Yari azi ko gupfa byakabaye byaramubereye byiza kuruta kubaho ubwo buzima. Gusa yari afite abana bo kurera, yari afite ubudaheranwa bumurimo, yari afite impamvu nyinshi zo kubaho. Mu myaka myinshi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, uyu mubyeyi yarazwe no guceceka, ariko akanyuzamo akagira umunabi. Bitandukanye n'uburyo buri wese yibwiraga ko azabana n'abana be, yagize ihungabana ry'ubwoko butandukanye muri we. Yabaye afite intege nke kubera ko umubiri we na roho bye byari byararuhijwe n'ibyo yanyuzemo. Gusa yasubiye mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Yazindukaga mu gitondo bugicya akajya mu murima. Buri gihembwe yarahingaga kandi akeza. Yarakoraga cyane kugira ngo abesheho abana be. Abana bo bari barasubiye mu ishuri. Antoine Hagenimana yasubiye mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, mu ishuri ribanza rya Nkanka. Yarigaga agatsinda neza. Mu 1995 yagiye mu mwaka wa 5. Mu 1998 yagiye mu mashuri yisumbuye. Ikigega cya leta cyo gushyigikira no gutera inkunga abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi, FARG, nibwo cyari kigishingwa. Kiramurihira ariga. Mu rugo nyina yarariho ubuzima busanzwe, ariko yarahindutse. Kuri Antoine Hagenimana ntabwo yari akibona urukundo rwa nyina uhoza amusekera amuhobera buri gihe. Yari yarahindutse. Yahoraga arira, yahoraga avuga amagambo yuzuye ishavu n'agahinda. Antoine yatekerezaga ko nyina atakimukunda, nyamara buri gitondo yazaga kumubyutsa akamubwira ati byuka ujye ku ishuri utazabimbwa. Ya magambo yamubwiye kuva kera. Antoine ntabwo yashoboraga kumva uburemere bw'aya magambo. Uyu mubyeyi yanze guheranwa n'agahinda n'ihungabana ryose yanyuzemo. Ubudaheranwa bwe bwa mbere yari yarabwubatse mu 1986 ubwo yapfushaga umugabo, akirukanwa mu muryango yashatsemo, agatandukanwa n'umwana we, ariko akabona ingufu zo kongera gushaka kugira ngo agire ubuzima. Ubu budaheranwa nibwo bwamuherekeje, abyara abandi bana 2, arabonsa, arabakuza. Ubu budaheranwa bwongeye kujegezwa no gupfakara bwa kabiri. Yongera kubwegeranya abuha ingufu ubwo yongeraga kwiyubaka, agasubira mu kazi ko gucuruza imbuto kandi akora akazi ko mu rugo. Ubudaheranwa bw'uyu mubyeyi bwongeye kwigaragaza ubwo yafataga icyemezo cyo kutiyahura nyuma yo gufatwa ku ngufu, ariko kwemera gukomeza kubaho ngo arere abana be nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Yareze aba bana barakura, nubwo yabanaga n'ububabare bw'ibikomere bidashobora kubonwa n'undi wari we wese.
yabohereje ku ishuri kandi buri munsi akabibutsa kwiga no guharanira kuzaba abagabo n'ababyeyi babereye u Rwanda. Uyu mubyeyi nubwo yakomezaga kurwana ngo akomeze kubaho no kurera abana be, yakunze kurwaragurika. Baje kumusangamo kanseri y'umwijima iri ku rwego rwa nyuma. Abana be yari yarabareze bamaze gukura. Mu 2008 nibwo yitabye Imana. Mwibuke mu 2005 nibwo yavuze bwa mbere inkuru y'ibyamubayeho muri jenoside yakorewe Abatutsi. Uburyo yafashwe ku ngufu nyuma yo kwicirwa umuryango. Yapfuye asigiye abana be ubudaheranwa n'ingufu nyinshi zo gukomeza kubaho. Nibyo ubu budaheranwa yarabubasigiye kuko Antoine Hagenimana nyiri kwandika iki gitabo yubatse ubudaheranwa hakiri kare binyuze mu rukundo yahawe n'ababyeyi be mu myaka ya mbere yo kubaho kwe. Agahinda yatewe n'urupfu rwa se nako yahanganye nako abikesha ubwo budaheranwa. Mbere gato yuko jenoside yakorewe Abatutsi itangira, urupfu rwa se wabo Mwemerashyaka wamureraga ndetse na nyirasenge rwaramushegeshe, ariko ashobora guhangana nako gahinda katoroshye. Ubu budaheranwa kandi bwamufashije guhangana n'ihungabana nyuma ya jenoside. Ariga aratsinda kandi ashobora kwihanganira umubyeyi we nawe wari urimo guhangana n'ihungabana rikomeye. Ubu budaheranwa bwamufashije kwiga kaminuza mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Abataragize ubu budaheranwa ntibabishoboye. Igihe cyose yahoraga yibuka ya magambo ya nyina: mwana wanjye byuka ujye kwiga utazabimbwa. Ubu budaheranwa bwamufashije kubana n'abandi mu mahuriro atandukanye yose yagiye abamo nka ARG, GARG ndetse n'andi, kandi abaho ubuzima bwose afasha abandi kwiyubaka. Ubu budaheranwa bwamufashije gufata inshingano zo gufasha abandi buri gihe aho yabaye hose. Ni ubudaheranwa kandi bugaragarira mu kwandika igitabo ubwabyo. Kwandika amateka n'inkuru y'urugendo bitoroshye. Kwandika igitabo ngo agaragaze ko kugera kure atari ko gupfa. Urwo rugero rwiza ku mubyeyi we wahuye n'ububabare butagira izina, ariko muri ubwo bubabare hakavamo ubutunzi buhishe mu mabanga y'umusozi. Ibi biranashimangira ko kwandika amateka y'ibyababayeho ari imwe mu nzira nziza abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi bakoresha kugira ngo bubake ubudaheranwa. Uyu munsi Antoine Hagenimana akora muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Gutegura ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ni bumwe mu buryo bwo gukomeza bwa budaheranwa bwamwubatse kandi bukamuherekeza kugeza uyu munsi. Iki gitabo Le Chagrin de ma mère, un trésor caché sous une montagne ushobora kukibona mu masomero no mu maguriro y'ibitabo atandukanye mu Rwanda. Ushobora kandi kukibona uhamagaye Hagenimana Antoine kuri 07 88 51 55 91 cyangwa ukandika email kuri hagenarwaka@gmail.com. Atavunaguye ntakwira mu ruhago. Iyi nkuru nyibabwiye mu buryo buvunaguye, gusa ikiza nuko mbarangiye aho mwakura iki gitabo ngo muyisomere mu buryo burambuye.